CELEBOBO Studio. Vuga ngo CELEBOBO TV. CELEBOBO TV. Ngaho giye cyo bwira abanyarwanda kwica no ya CELEBOBO TV. Okay, CELEBOBO TV abanyarwanda muri rusange tuyishigikire dukora subscribe, comment na share. Nimwibagirwe gukanda handi kukazogera. So merci beaucoup ezali yakamwana ezaki yakamwana masa na bino na sepelipo na bino nyuso bafana na nga nyuso na sepelala na bino pe na yao sepelisa bino. Coup de chapeau. Merci beaucoup. CELEBOBO TV. Yes, reka nongere mbasuhuze inshuti zanyu mudahwema kunkurikirana umunsi ku munsi. Ni CELEBOBO nk'ibisanzwe. Naho ani kuri CELEBOBO TV. Reka mubwiye niba utarakora subscribe ubanze ukore subscribe, ukore comment kandi wibuka gukora na share. Yes, uyu munsi rero ikiganiro nabazaniye ni ikiganiro giteye gutya. Ndagira ngo tuganire ku bintu bike na bike tugenda tubona hano muri society nyarwanda cyangwa se mu bintu tujya twibaza. Hari abantu bajya bibaza ngo ese telecommunication ni iki? Icyo ni icyambere. N'abandi bibaza ngo ese satellite ni iki? Abandi nabo bakibaza ngo ese radari ni iki? Ndagira ngo noneho ibyo bintu uko ari bitatu nze mbibasobanura kugira ngo mubashe kubyumva. Ubundi umuntu yakubajije telecommunication ni itumanaho. Noneho uribaza uti se itumanaho rishobora kubaho gute? So rero hari akantu kamwe uba ugomba kumenya. Kugira ngo itumanaho ribeho hagomba kubaho ibintu bibiri. Kuko ikintu kimwe ntabwo cyakora itumanaho. Bya bintu bibiri rero nibyo bibasha gukora itumanaho. Deja ucyumva ko hagiye kubaho telecommunication urabanza wumvaho ibintu bibiri. Hari send akaba na receiver. Ari ukohereza hari no kwakira. Icyo gihe hababayeho communication gukominikana. Bo niba nandikiye umuntu nkamwoherereza message ubwo nkoze send ndasending. Icyo gihe rero we namara kwakira bwa butumwa akabusoma, icyo gihe nzaba ndi gukora communication yanjye nawe. Ako na kantu k'ingenzi uba ugomba kubanza kumenya. None rero iyo ari kuri satellite ho ukora icyo bita uplink, hakaba n'icyo bita downlink. Uplink ni kwa kundi wakoze send ya message, none uwakoze downlink nukoze receiver we ubashije kwakira. Yego, aho ni kuri telecommunication. Wibaza rero ukibaza ese telefone yo yabikora ite noneho iyo umuntu ahamagaye undi kandi ko uba uri gukominikana nawe. Telefone rero wowe iyo ufashe telefone yawe ugahamagara umuntu, reka mbahe nk'urugero gato. Urabona mfite telefone zitandukanye. Iyi ni telefone iyikoresha 4G, ariko hano hari indi telefone muri kubona. Muri kuyibona ni za telefone za kera, izi nizo bitaga tuvugane. Hari abatazizi zifite antenne, zimwe zabaga zikoresha 1G na 2G naho ngaho. Urabona ko ifite na VGI nyiri igaragaza ibintu by'amashusho. So ndaje noneho mpite mbasobanura rero kuri telefone uko bikora. Urabona iyo ufashe telefone yawe ugashyiramo nimero y'umuntu ugiye guhamagara, icyo gihe niba ugiye guhamagara umuntu wowe ukimara gushyiramo nimero yawe, hari nk'igihe iyo ugiye mu bihugu nk'ibi twegeranye ushobora kuba ushaka guhamagara nk'umuntu, icyo gihe ugahita ukoreshamo icyo bita roaming. Ndabizi yuko mwese mufite amatelefoni, mushobora kwinjira muri telefoni zanyu mukajya muri setting. Nujya muri setting uri buze kubona ahantu handitsemo roaming. Iriya roaming rero ikintu igufasha ni igihe ugeze ahantu ugashaka gukoresha iminara yabo, icyo gihe ukoresha roaming. Ariko roaming ukuntu ibikora usanga ahandi ugura pack ya DS ugahamagaraho kuri roaming, urahamagara gatagenda nka bibiri. Noneho hari igihe usanga ziriya modoka wenda n'imodoka ziba wenda ari nka protocole nk'iriya ya perezida y'umuyobozi nyine mukuru w'igihugu, zo ntabwo ziba zikoresha nk'izi network zisanzwe. Bo bakunze kuba bakoresha na network zo ku myugajo nyine kuri za satellite, cyangwa se mujya mubona nk'abantu nka ba mukerarugendo nk'imodoka nabo bakunda gukoresha ziriya nazo ntabwo zikunze gukoresha iminara, ziba zikoresha nk'amasatellite bitewe nuko
hari igihe zigenda zikinjira nko mu mashyamba, noneho ya mashyamba kuba wabona umunara bikaba byagorana, kandi hari igihe bene wabo wenda bitewe n'akazi bagiyemo bashobora kubashaka bakababura. Icyo gihe rero baba bagomba gukoresha satellite kugira ngo niba bakenera ahita amuhamagara, igihe amushakiye ahita amubona, kuko nka ziriya modoka navuze wenda ziba zerekeza nk'abaperezida cyangwa se abandi bayobozi b'abanyacyubahiro baba bakomeye. Icyo gihe nabo baba bagomba gukoresha nabo buriya buryo bwa sisiteme y'uko bagomba gukoresha ibyogajuru, kuko bari igihe aba akeneye umuntu bihutirwa agira ngo amuhamagare, icyo gihe ntabwo bica ku munara we, afata telefone itahamagara bihita bigenda kuri satellite direct. Noneho bariya nabo baba bagiye wenda ari nka ba mukerarugendo, hari igihe bagenzi baba bashaka nko kumuhamagara, icyo gihe urumva hari igihe niba bamukeneye hari igihe ashobora kugenda akazimirira nko muri ya mashyamba agiye gusura. Icyo gihe rero nabwo ushobora guhita bamuhamagara direct, kuko telefone ye ikoresha satellite, kumubona bigahita byoroha. Cyangwa se niba bari gukoresha n'ama GPS, mujya mubona ko bakunze kuba bafite ya matelefoni manini, bakajya ubona bari gushaka, ariko GPS igahita imwereka ikamubwira ngo aherereye aha, wenda ari mu ishyamba rya Kinihira, cyangwa se wenda ari mu ishyamba rya Nyakabuye, cyangwa se ari mu ishyamba rya Bihembe, cyangwa mu ishyamba ry'Umurango, cyangwa ari mu ishyamba ryo mu Gasave. Ubwo buryo nyine bashobora kubikoreshamo, ariko bagahita babona umuntu byoroshye kubera yuko telefone ze ziba zikoresha satellite. Noneho ushobora kwibaza uti se ni gute ushobora kubona imodoka mu muhanda nkamenya yuko ishobora kuba ikoresha wenda satellite? Buriya hari imodoka uzabona ziri kugenda mu mihanda, ariko ukajya ubona hejuru ifiteho amantene agenda yizunguza. Ariya mantene rero buriya mo imbere zo ziba zikoranyemo uburyo bukorana na satellite. Icyo gihe rero niyo mpamvu guhamagara ibwirirwa bibagora, ariko henshi muzakunda kubibona nko ku modoka nk'izo ziherekeza abanyacyubahiro bakomeye, cyangwa se nk'imodoka zikora mu bintu by'imishinga za ONG, cyangwa se zino za UNICEF, cyangwa se ayo ma UN. Niho mukunze kuba muzajya mubona ziriya modoka zikoresha satellite, zeho ya mantene bayizunguza imbere cyangwa se ku mabondo y'inyuma ku modoka. So noneho ushobora kwibaza ngo ese satellite zo zikora zite? Ubundi satellite hari abazita ngo ni ibyogajuru. Satellite ubundi ikintu bimaze ni ugutanga amakuru. Buriya birashoboka ko mubona abantu bakoresha amakamera mu buzima busanzwe, ariko mu gukoresha kamera ntabwo ifite urwego rwo kuzamuka ngo ibe yahita igukamerera ibintu byose biri ku isi ibikwereke direct. Ushobora gukamera muri iki gice turimo, cyangwa se igice urazi wenda ushobora kuba uri nk'aha i Kigali, ukaba ushaka wenda gufata nk'ibintu biri nk'imuhanga, nk'ibintu biri za Muhanga, hano za Ruyenzi, cyangwa se za Gisozi, hirya za Kagogo, za Rwamagana, za Nyamata, za Musanze, ku Gisenyi, aho za Rubavu. Ugasanga ariko kubifasha wenda uri bufate indi kamera uyijyaneyo wowe uri hano, cyangwa se ukoreshe uburyo bwa live streaming, bishobora gukunda. Ariko hari uburyo buba butakunda. Ubwo buryo rero bashobora koherezayo ibyogajuru, kuko ibyogajuru niba ucyohereje mu kirere bishobora kugufatira amakuru yose ku migabane itandukanye. Igihe wowe uri kwisuka buri hano mu Rwanda, ariko ugashaka guhita ubona amakuru ari kubera muri Korea direct. Icyo gihe rero satellite ifite ubushobozi bwo kugufatira amashusho n'amajwi bikoroheye, noneho bikabasha kukugeraho, kuko ibiri mu kirere. Noneho tuvuge n'ubu ngubu mfite igi mu ntoki, kugira ngo mbaye ubusobanuro bwumvika. Ubu mfite igi mu ntoki, nkarifata gutya, mfite ubushobozi bwo kurireba ryose igi rizengurutse, nkabasha kumenya yuko ari igi mfite mu ntoki. Noneho rero iyi si dutuyemo, uyu mubumbe tubaho, ifu, bigaragara yuko igihe satellite iri mu kirere hejuru, iri muri sky, ishobora kuba ifite ubushobozi bwo kureba ya si twe turiho, ikaba iri kuyireba nk'ureba igi. Niyo mpamvu bamubwira ngo nawe ufite igi mu ntoki ushobora kurireba ryose, ukarizenguruka, ukamenya ko ari igi ufite. Icyo gihe ugahita ubwira umuntu ati iri gi ndaribonye, ariko mbonye ku ruhande hariho akantu k'umukara. So biroroshye rero yuko na satellite aho iri mu kirere ishobora gufata uyu mubumbe turiho, isi twebwe, ikavuga ngo ndazengurutse mbona agace ko muri Afurika, ndazengurutse mbona hirya muri North America na South America,
ndagaruka rero mbona muri India byose satellite babizengurutse. Waba uribaza ngo ese satellite igera gute mu kirere? Satellite rero ntabwo bayifata ngo wumve yuko ari indege izamura ikajya kuyinaga mu kirere, kuko satellite ubwayo nayo iba iremereye, ahubwo satellite barayirasa ikazamuka mu kirere, kuko n'ubundi niyo ishaje nabwo bayirasira mu kirere ikamanuka, bya bice byaho nibyo bimwe bimanuka bikagenda bigwa mu nyanja. Kugira rero satellite igere mu kirere nuko baba bayirashe ikazamuka. Ahubwo ushobora kwibaza ngo ese satellite iri mu kirere ikora ite? Satellite nari imaze kugusobanura ko icyo iba imaze ni ugutanga amakuru. Nk'ubu mbere twebwe nk'abayutubari igihe tujya kuri interinete tugakurayo amakuru, ariko hari n'ibindi bitangazamakuru turi gukora muri research biba byagiye bifata amakuru, nk'uko RBA ishobora gufata amakuru yakuye kuri BBC nayo ishobora kuba yakuye kuri za Al Jazeera. Mbega ibinyamakuru nabyo bigenda bifatikanye bitewe n'ubushobozi bwabyo n'uburyo wenda bufite amafaranga, bigenda bitandukanye. Nk'ubu ushobora kuba ndi kukwereka amashusho kubera yuko njye nabonye ubushobozi bwa kamera, ariko hari undi nawe ushobora kuguha ikiganiro yakoresheje rekodi yonyine. Icyo gihe rero urumva ko biba bitandukanye. Niba hari umuntu wakoresheje rekodi ya telefoni, njye nkaba nakoresheje ya kamera, urumva yuko njyewe namurushije ubushobozi. Niyo mpamvu nanjye nshobora kuba ndi kubikweka nanjye hari undi undusha ubushobozi, ushobora kujya kuvana experience nkuko nanjye harumvanaho experience. Ubwo busobanuro ushobora kuba nabigwamo ukabasha kuba wabyumva. Ngo tugarutse rero kuri satellite zo mu kirere, wibuke ko nanone satellite hari igihe kigera igasaza, yasaza bakayimanura mu kirere. Icyo gihe rero icyo tuzi nuko satellite ishobora gusaza igeze mu myaka 15. Igihe imaze imyaka 15 mu kirere, icyo gihe ibishaje. Ariko icyo gihe kujya bakimanura nanone barongera bakakirasa kikamanuka, noneho bimwe mu bigikoze ya PS amwe namwe nibwo bashobora kuvuga ngo wenda aramanukira mu gice cy'inyanja iyi ni, kuko none barashaje noneho bakabasha kubimanuramo. Niyo mpamvu buriya ntabwo bashobora kubimanura nka ku butaka buriho abantu, kuko bishobora kuba hari icyo byakwangiza. Noneho hari ikindi nanone wibaza, ese ko mu Rwanda dufite icyogajuru baba bakita buti? Mu Rwanda dufite icyogajuru, muze kubyandika muri comment. Nimutakimenya ubutanzakora ikindi kiganiro mbabwire icyogajuru cyacu cyo mu Rwanda uko cyitwa. Turajya noneho kuri radar. Radar rero nazo uburyo zibasha gukoramo, radar yo ibishinzwe kumva ikintu cyiza mu kirere, kuko radar ya ahantu ibiri niba ishinzwe gukontora wenda ikirere cyo mu Rwanda, wenda ikabiri gukontora mu kirere wenda cya Kanombe. Icyo gihe indege niba ije kugwa i Kanombe, hari amareyo izohereza, noneho ya radar ahantu iri ibashe kubyumva. Nibasha kubyumva irahita ibona yuko, mbega ubirebeye kuri screen, tubare hari screen, none hari uruziga rumwe, uruziga rwa kabiri, uruziga rwa gatatu. Noneho tubare yuko icyo gihe niba radar iriho, icyo gihe indege nijya kuza irohereza amareyo, noneho muri ya screen uraza kubona ubone mu ruziga rwa mbere wenda ubone ko ari kuza indege. Ariko buriya indege mujya mwumva hari inkuru nigeze kubona ejo ndimo mbona kuri YouTube bavuga ukuntu Davido yaje mu Rwanda ariko aza atari yatse uburenganzira ibyangombwa atarabona kugira ngo indege ibashe kugwa mu kirere cyo mu Rwanda. Indege ibanza gutinda mu kirere. Buriya umuntu uri kuri radar ni ushobora kuguha go ahead yuko indege yawe yamanuka. So hari rero ushobora kuza ukigabiza ikirere cy'abandi kandi utatse uburenganzira. Kuri radar rero bafite uburenganzira bwo kukubwira ngo ntabwo wemerewe kugwa kuri iki kibuga, bakabikubwira ntabwo wemerewe kugwa kuri iki kibuga. Icyo gihe wowe iyo wanze kubyumva bibarwa nkaho uri gushyiramo force zawe. Icyo gihe rero bashobora kuguha ibihano biteye gutya, bashobora kukwangira yuko indege yawe igwa kuri icyo kibuga, cyangwa byaba na ngombwa bakaguha ibihano bigukwiye. Si ngombwa ko mbivuga kuko ibihano bashobora kuguha biratandukanye. Hari igihe kimwe na kimwe, hari n'igihe ushobora kugwa ku kibuga cy'abandi batanabikwemereye, indege yawe ikaba banayirasa, baba bifitiye uburenganzira. So rero kugira ngo, kuko bo ntabwo baba bazi ibyo uzanye kuri icyo kibuga, niba rero utabyakiye uburenganzira, nabo baba bafitemo impungenge zo kwibaza ngo umuntu utatse uburenganzira akaba aje
uje kugwa ku kibuga cyacu ni iki gituma atata uburenganzira ushobora kuba uje uri umugezi wa nabi nta kabuza rero no kuba wakurasa bashobora no kukurasa mu buryo bwo kwirwanaho bwa sekirite so rero radari tubishinzwe kumenya ni ukumenya bya bintu bije mu kirere bisatira aho ngaho niyo magambo make naba kuri radari nimukenera ndi muzambwira ngende mbasobanurira kuko ngewe narabyize n'izo telecommunication niyo mpamvu no kuba nagufasha nshobora kuba nagufasha narabyigiye ndabizi hari n'ibindi nyine kuzagenda menya hirya no hino nzajya genda cukumbura kuko murabizi tekinoloji umunsi ku wundi igenda ikura so rero ko igenda ikura nanjye ngenda niga mbo ndizera yuko byinshi tuzajya tugenda dufatanya mba mbahayeho umubonyo kugira ngo bibashe kugenda neza nzi byinshi tuzajya tugenda dufatikanya nawe numva hari ibyo uze wasangiza abanyarwanda welcome kuri CELEBOBO TV yewe CELEBOBO ndaguhaye uburenganzira uzajya uza tubisangize abanyarwanda n'isi yose kugira ngo twese tubashe kugira ubumenyi twunguka so murakoze cyane rero ndabakunda cyane nkakagaruka ni CELEBOBO nzajya nzambaha ibiganiro niba utarakora subscribe ukore comment kandi ukagukana like turabakunda cyane kuri CELEBOBO TV muri ku mutima wacu murakoze cyane